Yesu Kristo ashimwe, ndabaramukije mu izina rya Yesu. Uyu munsi turasoma Samweli wa kabiri ibice 19 kugera ku bice 21. Reka dusome mu izina rya Yesu. Umwami abyumvise arasubirwa cyane, yurira mu nzu yo hejuru y'irembo ararira. Nuko akigenda agenda avuga atya ati, ye baba we, mwana wanjye Abusalomu, mwana wanjye Abusalomu we, iyaba ari njye wapfuye mu cyimbo cyawe, Abusalomu mwana wanjye. Yowabu ahana Dawidi kuborogera Abusalomu. Maze babwira Yowabu bati, dore umwami araririra Abusalomu aboroga. Umunsi impundu zihinduka induru mu bantu bose, kuko bari bumvise bavuga ngo umwami yibabarijwe n'umwana we. Uwo munsi abantu basubira mu mudugudu babebera, nk'abantu bahunze mu ntambara, babebera bafite isoni. Umwami yitwikira mu maso, ashyira ejuru n'ijwi rirenga ati, ye baba we, mwana wanjye Abusalomu, ye baba we, Abusalomu mwana wanjye we. Hanyuma Yowabu yinjira mu nzu, asanga umwami aravuga ati, uyu munsi wateye amaso y'abagaragu bawe ipfunwe, bakijije ubugingo bwawe, ubu n'ubw'abahungu bawe n'abakobwa bawe n'abagore bawe n'inshoreke zawe, kandi ukunda abakwanga ukanga abagukunda. None weruye ko ibikomangoma n'abagaragu bawe ari nk'ubusa kuri wowe. Ubumenye ko iyaba Abusalomu yabaye muzima, tukaba ari twe twapfuye twese uyu munsi, uba wabyishimiye cyane. Nuko none haguruka usohoke, uvugane n'abagaragu bawe, uhumurize imitima yabo. Ndahiye Uwiteka, nudasohoka nta mugabo n'umwe uri busigarane iri joro. Kandi ibyo bizakumerera nabi kuruta ibyago wakabonye byose, uhereye mu buto bwawe ukageza ubu. Maze umwami arahaguruka yicara ku karubanda, babwira abantu bose bati, dore umwami yicaye ku karubanda. Nuko abantu bose baramushengerera. Abisiraheli n'Abayuda bajya inama yo kugarura Dawidi, kandi Abisiraheli bose bari barahunze, umuntu wese yigira mu ihema rye. Abantu bose bo mu miryango yose y'Abisiraheli baritonganya bati, umwami niwe waturengeye mu maboko y'ababisha bacu, akatugiza amaboko y'Abafilisitiya, none yahunze Abusalomu ava mu gihugu. Kandi Abusalomu nawe twimikishije amavuta ngo adutware, yaguye mu ntambara. Mbese none murabuzwa n'iki kuvuga ibyo kugarura umwami? Bukeye umwami Dawidi atuma kuri Sadoki na Abiyatari abatambyi, ati, mubaze abatware b'Abayuda muti, ni iki gituma ari mwe mugiye guheruka abandi kugarura umwami mu rurembo rwe? Kuko amagambo y'Abisiraheli bose amaze kugera ku mwami ngo bamugarure mu rurembo rwe, kandi ari mwebwe bene se muva inda imwe. None ni iki gitumye mugiye guheruka abandi kugarura umwami? Kandi mumbarize Amasa muti, mbese ntuzi ko muva inda imwe? Nuko rero nutaba umugaba w'ingabo ze iminsi yose mu cyimbo cya Yowabu, Imana ibimuhore ndetse bikabije. Nuko yoshyushya atyo imitima y'Abayuda bose nk'umutima w'umuntu umwe, baherako batuma ku mwami bati, garukana n'abagaragu bawe bose. Nuko umwami aragaruka agera kuri Yorudani. Abayuda bajya i Gilugali gusanganira umwami no kumwambutsa Yorudani. Shimeyi aza kwitwara ku mwami. Shimeyi nawe mwene Gera w'Umubenyamini w'i Bahurimu arihuta amanukana n'Abayuda gusanganira umwami Dawidi. Kandi ari kumwe n'Ababenyamini 1000 na Siba umugaragu w'imbata wa Sawuli, n'abahungu be 15 n'abagaragu be 20 bari kumwe nawe, bambuka Yorudani umwami abitegeye. Ubwato bwajyaga gucuragana bwambuka ngo bwambutse abo mu rugo rw'umwami no kumukorera ibyo ashaka. Umwami amaze kwambuka Yorudani, Shimeyi mwene Gera yikubita hasi imbere ye, abwira umwami ati, mwami nyagasani, we kumbaraho gukiranirwa, kandi we kwibuka iby'umugaragu wawe nakoranye ubugome umunsi waviriye i Yerusalemu, ngo bikubabaze mu mutima, kuko umugaragu wawe nzi ko nacumuye. Nicyo gitumye ubu mbaye uw'ibanze mu muryango wa Yozefu wose, nkamanurwa no gusanganira umwami databuja.
ariko Abishayi mwene Seruya aravuga ati mbese harya Shimeyi ntari bwicwe azira ko yavumye uwo Uwiteka yimikishije amavuta? Dawidi aravuga ati ariko yemwe bene Seruya ndapfa iki namwe gitumye mumbera abanzi uyu munsi? Mbese hariho uwo kwicwa muri Isiraheli uyu munsi? Ubuse sinamenye ko mbaye umwami wa Isiraheli? Umwami aherako abwira Shimeyi ati nturi bupfe, aramurahira. Mefibosheti aza gusanganira umwami. Kandi Mefibosheti mwene Sawuli aramanuka aza gusanganira umwami. Uhereye umunsi umwami yagendeye ukageza aho yagarukiye iwe amahoro, ntiyigeze kwikenura ibirenge cyangwa kwikemuza ubwanwa, haba no kumesa imyenda ye. Ageze i Yerusalemu gusanganira umwami, umwami aramubaza ati ariko icyakubujije kujyana nanjye n'iki Mefibosheti? Aramusubiza ati mwami nyagasani, umugaragu wanjye yarambeshye, kuko umugaragu wawe nari ngize nti ngiye gushyira amatandiko ku ndogobe njyeho njyane n'umwami, kuko umugaragu wawe ndi ikimuga, kandi yambeshyeye ku mwami databuja. Ariko rero nyagasani umeze nka marayika w'Imana, nuko kora icyo ushaka, kuko abo mu rugo rwa data bose imbere y'umwami databuja basaga n'abapfuye, ariko wari unyicaje mu basangiraga ku meza yawe. Nuko mfite butware ki kongera gutakambira umwami ukundi? Umwami aramubwira ati niki gitumye wongera kuvuga ibyawe? Ndabitegetse ngo wowe na Siba nimugabane igikingi mo kabiri. Mefibosheti abwira umwami ati yenda kijyane cyose, ubwo umwami databuja asohoye amahoro mu rugo rwe. Dawidi ashimira Barizirayi ibyo yamukoreye. Hanyuma Barizirayi w'umunyagaleyadi ava i Rogelimu aramanuka yambukana n'umwami Yorodani ngo amugeze hakurya. Barizirayi uwo yari umusaza mukuru cyane, amaze imyaka 80 avutse, kandi niwe wagemuriye umwami ubwo yari Mahanayimu, kuko yari umugabo ukomeye cyane. Umwami abwira Barizirayi ati ngwino tujyane i Yerusalemu ngukirizeyo. Ariko Barizirayi abwira umwami ati uzinshigaje imyaka ingahe nkiriho yatuma nzamukana n'umwami Yerusalemu? Ubu ko maze imyaka 80 mvutse, mbese ndacyabasha gusobanura ibyiza n'ibibi? Mugaragu wawe ndacyaryoherwa n'ibyo ndya cyangwa n'ibyo nywa? Ndacyabasha kumva amajwi y'abaririmba b'abagabo n'abagore? None icyatuma umugaragu wawe ndushya umwami databuja ni iki? Mugaragu wawe reka mfe kwambukana n'umwami Yorodani gusa. Niki cyatuma umwami angororera ingororano ingana ityo? Ahubwo ndakwinginze reka umugaragu wawe nisubirire mu mudugudu w'iwacu, abe ariho nzasazira, aho igituro cya data na mama kiri. Ahubwo dore umugaragu wawe Kimuhamu nguyu, aba ari we wambukana n'umwami databuja, uzamugira uko ushaka. Umwami aramusubiza ati nuko Kimuhamu nahoshe twambukane, kandi nzamugira uko ushaka, kandi icyo uzanshakaho cyose nzakigukorera. Nuko abantu bose bambuka Yorodani, umwami arambuka, maze umwami asoma Barizirayi amusabira umugisha, yisubirira iwabo. Uko niko umwami yambutse ajya i Gilugali, Kimuhamu yambukana nawe, Abayuda bose n'ab'igice cya Isiraheli bambutse umwami. Bukeye Abisiraheli bose basanga umwami, baramubaza bati mwami Dawidi, niki gitumye bene wacu b'Abayuda bakuzana rwihishwa bakakwambutsanya Yorodani n'abo mu rugo rwawe n'abantu bawe bose? Abayuda bose basubiza Abisiraheli bati nuko umwami agira icyo apfana natwe. None bibarakarije iki? Hari ubwo twatunzwe n'umwami, cyangwa se hari impano yose yaduhaye? Abisiraheli basubiza Abayuda bati nitwe bice 10 by'umwami, kandi rero Dawidi akwiriye kubaho ku bwacu kuruta mwebwe. Niki cyatumye mudusuzugura ntimubanze kutugisha inama yo kugarura umwami wacu? Ariko amagambo y'Abayuda arusha ay'Abisiraheli gushega. Igice cya 20, titire yacyo iravuga ngo ubugome bwa Sheba. Hariho umugabo w'ikigoryi witwaga Sheba mwene Bikuri w'Umubenyamini. Avuza ikondera aravuga ati
nta mugabane dufite kuri Dawidi, nta n'umurage dufite kuri mwene Yesayi. Yemwe Bisiraheli, umuntu wese najye mu ihema rye. Nuko Abisiraheli bose barorera gukurikira Dawidi, bakurikira Sheba mwene Bikuri. Ariko Abayuda bose uhereye i Yorodani ukageza i Yerusalemu bomatana n'umwami wabo. Bukeye Dawidi ajya i Yerusalemu mu rugo rwe, umwami ajyana ba bagore be b'inshoreke uko ari 10, abo yari yasize mu rugo, abashyiraho barindirwa abagaburirirayo, ariko ntiyabatahaho. Nuko bagumaho barindwa kugeza aho bapfiriye ari intabwa. Bukeye umwami abwira Amasa ati, uruza Abayuda bateranire hano iminsi 3 itarashira, kandi nawe uzaba uhari. Nuko Amasa ajya kuhuruza Abayuda, ariko arenza iminsi umwami yamutegetse. Dawidi abwira Abishayi ati, ubu Sheba mwene Bikuri azatugirira nabi kurusha Abusalomu. Hoshi ijyana abagaragu ba shobuja mumukurikire, kugira ngo adahindura imidugudu igoswe n'inkike z'amabuye akaba adukize. Nuko ingabo za Yowabu zirasohoka ziramukurikira, hamwe n'Abakereti n'Abapeleti n'abanyamaboko bose bava i Yerusalemu bajya kugenza Sheba mwene Bikuri. Yowabu yica Amasa. Bageze ku ibuye rinini ry'i Gibeyoni, Amasa aza kubasanganira, kandi Yowabu yari yambaye imyambaro y'intambara, ayikenyeje umushumi uriho inkota ifashe ku itako mu rwubati rwayo. Yigiye imbere inkota iva mu rwubati iragwa. Yowabu abwira Amasa ati, uri amahoro mwene data? Yowabu afatisha Amasa ukuboko kw'indyo ku kananwa ngo amusome, ariko Amasa ntiyita ku nkota yari ku kuboko kwa Yowabu. Nuko ayimutikura ku nda, amara ye adendeza hasi, ntiyongera kumutikura ubwa kabiri, arapfa. Maze Yowabu na Abishayi mwene se bakomeza kugenza Sheba mwene Bikuri. Ariko umuhungu wo mu ba Yowabu amuhagarara hejuru, aravuga ati, ukunda Yowabu kandi uri mu ruhande rwa Dawidi, nakurikire Yowabu. Kandi Amasa yari agaramye hagati mu nzira yigaragura mu maraso ye. Uwo mugabo abonye ko abantu bose bahagungirira, aterura Amasa amukura mu nzira, amurambika ku gasozi, amworosa umwambaro, kuko yabonye ko uwamugeragaho wese yahagungiriraga. Amaze gukurwa mu nzira, abantu bose bahomboka kuri Yowabu bagenza Sheba mwene Bikuri. Yowabu azerera mu miryango ya Isiraheli yose, agera muri Abeli i Betimaka no mu Babeli bose, nabo baraterana baramukurikira. Nuko baraza bagotera Sheba muri Abeli y'i Betimaka, maze barunda ikirundo ku mudugudu cyegamiye inkike yawo cyo kuririraho. Abantu bose bari kumwe na Yowabu bakubita inkike y'amabuye kugira ngo bayigushe. Maze umugore w'umunyabwenge wo muri uwo mudugudu ashyira ejuru, aravuga ati, nimwumve ndabinginze, mumbwirire Yowabu muti, igira hino muvugane. Aramwegera, umugore aramubaza ati, mbega ni wowe Yowabu? Nawe ati, ni jye. Aherako aramubwira ati, umva amagambo y'umuja wawe. Nawe ati, ndumva. Aravuga ati, kera baravugaga ngo ntibazabura kugisha inama muri Abeli, nuko bamaramarizaho iryo jambo. Ati, ndi umwe mu banyamahoro kandi biringirwa muri Isiraheli. None urashaka kurimburana umudugudu n'umubyeyi wo muri Isiraheli? Urashakira iki kumirana bunguri gakondo y'Uwiteka? Yowabu aramusubiza ati, biragatsindwa ko mirabunguri cyangwa ngo ko ndimbura. Siko biri, ahubwo hariho umugabo wo mu gihugu cy'imisozi miremire ya Efurayimu witwa Sheba mwene Bikuri, yahagurukije ukuboko kwe ku mwami Dawidi. Muba ari we mutanga wenyine, mbone kubavira ku mudugudu. Uwo mugore abwira Yowabu ati, umva ye, igihanga cye turakikurengereza inkike. Nuko uwo mugore ajya mu bantu bose mu nama z'ubwenge bwe, maze Sheba mwene Bikuri baherako bamuca igihanga, bakijugunyira Yowabu. Yowabu avuza ikondera, abantu bose barasandara bava ku mudugudu, umuntu wese asubira mu ihema rye. Yowabu aherako
atabarukira umwami Yerusalemu. Yowabu niwe wari umugaba w'ingabo za Isiraheli zose. Benaya mwene Yehoyada niwe wari umutware w'Abakereti n'Abapereti. Adoramu yategekaga ikoro. Yehoshafati mwene Ahiludi yari umucurabwenge. Sheva yari umwanditsi. Sadoki na Biyatari bari abatambyi. Ira w'Umuyayiri yari umutware w'intebe wa Dawidi. Igice cya 21. Ab'Igibeyoni bihorera. Bukeye ku ngoma ya Dawidi hatera inzara imara imyaka 3 uko yakurikiranye. Dawidi asobanuza Uwiteka. Uwiteka aravuga ati, bitewe na Sawuli n'inzu ye y'abicanyi kuko yishe ab'Igibeyoni. Maze umwami ahamagaza ab'Igibeyoni arabibabwira. Kandi ab'Igibeyoni ntibari abo mu miryango ya Isiraheli, ahubwo bari Abamori bacitse ku icumu, kandi Abisiraheli bari barasezeranye nabo. Ariko Sawuli yashakaga kubica abitewe n'ishyaka yagiriraga Abisiraheli n'Abayuda. Dawidi abaza ab'Igibeyoni ati, mbagirire nte? Tanga ikiho impano kugira ngo musabire gakondo y'Uwiteka umugisha? Ab'Igibeyoni baramusubiza bati, icyo dushaka kuri Sawuli n'umuryango we si ifeza cyangwa izahabu, kandi si ibyacu kugira umuntu twica muri Isiraheli. Nawe aravuga ati, uko mushaka niko nzabagirira. Babwira umwami bati, uwo mugabo waturimbuye akadushakira ubwenge bwo kudutsemba ngo tutaba mu bihugu bya Isiraheli byose, nimuduhe abagabo 7 bo mu bahungu be, tubamanikire imbere y'Uwiteka i Gibeya kwa Sawuli, intore y'Uwiteka. Umwami aravuga ati, nzabatanga. Ariko umwami arokora Mefibosheti mwene Yonatani mwene Sawuli, kubw'indahiro Dawidi na Yonatani mwene Sawuli barahiranije imbere y'Uwiteka. Nuko umwami afata abahungu 2 ba Risipa umukobwa wa Ayiya yabyaranye na Sawuli, Arumoni na Mefibosheti, kandi n'abahungu 5 ba Merabu umukobwa wa Sawuli yabyaranye na Aduriyeli mwene Barizirayi w'Umumehorati, abatanga mu maboko y'Ab'Igibeyoni, bamamanika ku musozi imbere y'Uwiteka, bapfira icyarimwe bose uko ari 7. Bicwa mu isarura rigitangira, batangiye gusarura sayiri. Risipa umukobwa wa Ayiya yenda ikigunira akisasira ku rutare, uhereye ku itangira ry'isarura ukageza igihe cy'imvura y'umuhindo. Yashyaniye kuri izo ntumbi. Ntiyakundira ibisiga byo mu kirere ko bizirya ku manywa, cyangwa inyamaswa zo mu ishyamba ziza nijoro. Bukeye babwira Dawidi ibya Risipa umukobwa wa Ayiya, inshoreke ya Sawuli, icyo yakoze. Dawidi aragenda akura amagufa ya Sawuli na Yonatani umuhungu we mu bantu b'i Yabeshi y'i Galeyadi, bari baranyaze mu nzira y'i Betishani, aho Abafilisitiya bari barayamanitse. Kuri wa munsi Abafilisitiya biciraga Sawuli i Gilibowa. Akurayo amagufa ya Sawuli na Yonatani umuhungu we, maze bateranya amagufa ya ba bandi bamanitswe. Nuko bahamba amagufa ya Sawuli na Yonatani umuhungu we Isera mu gihugu cy'i Benyamini, mu gituro cya Sekishi, basohoza ibyo umwami yategetse byose. Hanyuma y'ibyo Imana ibona guhendahenderwa igihugu. Izindi ntambara za Dawidi. Bukeye Abafilisitiya bongera kurwana n'Abisiraheli. Dawidi amanukana n'abagaragu be arwana n'Abafilisitiya. Bakirwana Dawidi agwa isari, maze Ishubibero Nobu wo muri bene cya gihanda, kuremera kw'icumu rye kwari shekeli z'umuringa 300, yambaye inkota nshya ashaka kwica Dawidi. Ariko Abishayi mwene Seruya aramuvuna, ati kura Umufilisitiya aramwica. Maze abantu ba Dawidi baramurahiza ati, ntukongere gutabarana natwe, utazazimya itabaza rya Isiraheli. Hanyuma y'ibyo bongera kubaho intambara. Abafilisitiya igoba, Sibekayi w'umuhusha yica Safu wo muri bene cya gihanda. Bukeye hongera kubaho intambara mu Bafilisitiya igoba. Eruhanani mwene Yaroregimu w'i Betelehemu yica Goliyati w'umugiti
uruti rw'icumu rwe rwasaga n'igiti kiboherwaho imyenda. Bukeye kandi habaho intambara i Gati. Hariyo umugabo muremure cyane, yari afite intoki 5 ziriho indegeya ku maboko yombi, n'amano 6 ku maguru yombi, byose byari 24, kandi nawe yabyawe na cya gihanda. Ashujuguje Isiraheli, Yonatani mwene Shimeya mukuru wa Dawidi aramwica. Abo bose uko ari 4 babyawe na cya gihanda cy'i Gati, bicwa na Dawidi n'abagaragu be. Imana rero ibaha umugisha. Tuzakomeza ejo n'igice cya 22. Imana yo mu ijuru ibishimire.